Nyuma y'aho u Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga ya Interpol, polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'ibindi bihugu 13 biri mu muryango wa polisi mpuzamahanga yafashe ibicuruzwa bituje ubuziranenge nyuma yo gukora igenzura ryamaze iminsi 3. Assistant Commission of Police Celestin Twahirwa yavuze ko igenzura ryakozwe mu rwego rwo kureba niba hari ibicuruzwa bigurishwa abanyarwanda kandi bituje ubuziranenge ndetse no kubuza amahwemo abakora ibyaha nk'ibi. Muri uyu mwaka iyo operation dukoze ni ya gatatu. Ni ibintu duhurira nkuko nababwiye iyo turimo kubikora hano no mu bindi bihugu babikora kugira ngo ababikora ababicuruza ababirimo babone yuko nta mahwemo bashobora kugira. Utavuga ngo babikoze mu Rwanda no mu Uganda ariko twigira. Ni ingamba mbese yafashwe kugira ngo tubashe kwikurikirana hirya no hino. Ariko noneho dufite n'umutwe wihariye ushinzwe gukurikirana ibintu bituje ubuziranenge hano muri polisi ukora na zanze rwose nababwiye wo ukora ako kazi ku buryo buhoraho. Hari amabwiriza ya Minisitiri yabigenga kurikirana kuri abantu bacuruza ibintu bituje ubuziranenge cyane cyane Minisiteri y'Ubuzima. Hari noneho n'ibihano biteganywa n'itegeko bisanzwe ku bafatiwe mu cyaha nk'iki. Rero biracyari ku rwego rwo gusensibiliza kumvisha abantu yuko bakwiye kwirinda gucuruza ibintu bitameze neza, ariko hazagera aho none hafatwe n'ibihano kandi bikarishye. Olivier Rukundo, umuyobozi w'ishami rishinzwe ubugenzuzi bw'ibyinjira mu kigo gitsura ubuziranenge RSB, aravuga ko impamvu ibicuruzwa bituje ubuziranenge bikomeza kwinjira mu gihugu ahanini biterwa n'abacuruzi baba bashaka ibya makehe ndetse n'abaturage badakora igenzura ry'ibyo bagiye kugura cyangwa ngo batange amakuru. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byavuye hano mu mujyi wa Kigali, kuvuga ngo byageze ku masoko mu buryo butemewe n'amategeko. Nubwo hariho inzego za leta zikora kugenzura ubuziranenge bw'ibicuruzwa byinjira mu gihugu, bibuza ko hari abantu baca inyuma bakinjira mu nzira zitemewe n'amategeko bakinjiza mu gihugu ibintu bibujijwe. Noneho ikigaragara cyane nuko abenshi muri bano bantu twagiye dufatana n'ibintu baba babihishe, ntabwo biba biri ahantu hagaragara, baba babihishe. Kuba babisha rero nuko bazi ko bitemewe kwinjira mu gihugu. Unababajije impapuro za douane zerekana ko baba barasoze ibyasorewe ntazo ubasanga. Nuvuga ngo ni ibintu byinjira mu buryo bw'amagendu. Mu bicuruzwa byafatiwe mu igenzura ryakozwe ku bufatanye n'inzego zose harimo polisi, Minisante, RSB ndetse na Minagri, birimo imiti, amavuta n'inzoga zitemewe. Abashinzwe ubugenzuzi bw'ibyinjira mu gihugu muri Minagri ndetse na Minisante bakaba bavuga ko bishobora kwangiza ubuzima bw'abantu cyane cyane ku mavuta ndetse no kwangiza ibidukikije. Iyo umuhinzi agiye kugura nk'imbuto n'urugero akamenya ko azasoma kuri cya gikombe, nibura akamenya ko yambuta aguze igifite ubuzima, kubera ko iyo ayiguze yararengeje igihe. Urabizi imbuto ni ikinyabuzima, iyo yarengeje igihe rero ntabwo iba igifite bwa buzima. Hano hari urugero nari ngiye kubereka rw'igikombe kirimo imbuto z'urusenda twabonye ku isoko ariko dusanga zararengeje igihe. Iyo ayiguze rero yafashe gahunda yo kuvuga ngo reka nanjye mpinge neze njye ku isoko nk'abandi nzabyungukiremo nkora ubuhinzi bw'umwuga, akagura igikombe nk'iki cyararengeje igihe akagenda agatera. Murumva namwe ko azatera ariko ntagire icyo abona, urumva azaba bihombeyemo. Ibicuruzwa byafatiwe mu igenzura ryakozwe n'inzego zitandukanye birimo imiti, ibinyobwa, amavuta ndetse n'imiti ikoreshwa mu buhinzi, bikaba bifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 14 n'igice. Urwego rwa polisi rushinzwe kugenzura ibyinjira mu gihugu ndetse n'ikigo gitsura ubuziranenge birashishikariza abantu kujya batanga amakuru mu gihe bagurishijwe ibicuruzwa bituje ubuziranenge ndetse bakajya bibuka kugenzura ibyo bagiye kugura.